ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abajiwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Suko nari mwiza haba namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Ubicyo nifuza nukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, nijyewe yazize n'umukiza. Binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, nijyewe yazize n'umukiza. Mubicyo ngusaba mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura zicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu.
bya Yesu zashaka kubyuka zirimburu zicepe mpore ntiyariwe n'ibya Yesu none maso yanjye nawe matwi mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose mumushime. Haleluya, haleluya. Amaso yanjye azamureba iminwa yanjye izamuhimbaza mbega umunezero nzagira nimbona Mesiya. Haleluya. Amaso yanjye azamureba iminwa yanjye izamuhimbaza mbega umunezero nzagira nimbona Mesiya. Amaso yanjye azamureba iminwa yanjye izamuhimbaza mbega umunezero nzagira nimbona Mesiya. Mbega umunezero tuzabonayo nitugerayo amarembo niyugururwe amarembo 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 we amarembo niyugururwe amarembo y'i Yerusalemu amarembo niyugururwe amarembo amarembo we amarembo niyugururwe. Mbega rero mbega umunezero tuzabonayo nitugerayo amarembo niyugururwe. Haleluya. Amarembo amarembo we amarembo niyugururwe. O amarembo kubarokore amarembo niyugururwe amarembo kubakijijwe amarembo niyugururwe amarembo y'i Yerusalemu amarembo niyugururwe. Mbega rero mbega umunezero tuzabonayo nitugerayo amarembo niyugururwe. Mbega rero mbega umunezero tuzabonayo nitugerayo amarembo niyugururwe. Haleluya, haleluya. Umuhanuzi Yesaya yeretswe ibyiza kera yeretswe Imana mu ijuru iri mu rusengero abakerubi n'abaserafi bayishyize hagati bajya bayishima iteka bayisingiza bati uruweruweruwera Imana Nyiringabo isi yose yuzuyemo icyubahiro cyayo. Uruweruweruwera Imana Nyiringabo isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Urakoze Mana, ndagushimiye cyane kubwo mwanya mwiza uduhaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mutima wanjye wuzuye indirimbo n'amashimwe kubwo burinzi bukomeye kuba turiho no kubera Imana, no kubera imbaraga wakoresheje. Hari n'ingabo nyinshi watanze kugira ngo tubeho. Turagushimiye
kugira ngo Daniyeli atagwa mu rwobo rw'intare watanze ingabo zirabanza zijyamo intare zirazirya. Utanga ingabo nyinshi zigapfa no mu itanura ry'umuriro watanze ingabo kugira ngo bari abahungu barokoke. Natwe hari ingabo nyinshi watanze kugira ngo tube duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe ndihaye icyubahiro kubw'imirimo itangaje wakoze. Haleluya. Mutima wanjye wawujuje amashimwe, kanwa kanjye kuzuye indirimbo. Gushimiye ko warinze aba bantu. Buri muntu afite ishimwe. Ntambara warwanye kugira ngo abagihumeka, nta gikuba cyacitse. Turasenze kugira ngo n'abagize ibyago babone ihumure rikomeye cyane. Iki gicaniro Mana tugezeho cy'ukwezi kw'imbaraga z'umwami, kwezi kwiza kwa munane, aho turi kumva imbaraga zidasanzwe muri twe, aho turi kubona hari ibintu uri gukora. Turazi neza ko dusenze hari ikiba. Haleluya. Iyo dusenze hari ikiba. Nibyo masengesho arabikika, nta kenera produit chimique. Masengesho haleluya, masengesho arabikika. Hari nayo utarasubiza twasenze tukiri bato, urayabika, ufite ukuntu yabika. Ndagushimiye gusenga kugahora ari urwibutso. Haleluya. Uyu mwanya ducishijwe bugufi mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Umuntu wese ugeze hano yumvemo imbabazi nyinshi, yumvemo imbaraga nyinshi. Amina. Ikintu cyose kimurwanya kinesheke. Mwuka wose umuhagurukiye utsindwe mu izina rya Yesu. Uhagurukiwe n'abarozi banesheka areba. Bikorwa bakoze ku buzima bwe bitagaciro byumva. Ibiri mu mubiri ndani bitagaciro yumva. Ibyo bakoze ku buzima bwe biburizwemo, ibyo bohera biburizwemo. Haleluya. Twimuye imyuka yose twimuye imyuka yose, imyuka yose korera mu bibaya, korera mu mihanda, korosi ry'iburyo n'iry'ibumoso. Twimuye imyuka yose korera mu bantu, twimuye imyuka yose. Izere rimwe Paulo yavuze tuyohereje kuzimu, tuyicanyeho umuriro mu izina rya Yesu. Dusengeye abantu bakora mu nzego zitandukanye, abakora akazi k'umutekano, abapolisi n'abasirikare n'abanyerondo. Abo ngabo bagire uburinzi bukomeye kuri bo. Bagiye kurinda abantu, nawe ubarinde. Ubambika imbaraga zawe, ubaha amaso y'umwuka. Abaraye mu muhanda dusabye umutekano, tubujije amaraso kumeneka. Mpanuka zo mu mihanda zose tuziburijemo mu izina rya Yesu. Nibyo izo mu birere duhesheje umutekano mu ndege, byogajuru byose dusabye umutekano. Haleluya. Mu nyanja amato tuyasabiye umutekano, tuburijemo imyuka iniga, imyuka yica, tubiburijemo mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Dukubise hasi imbaraga zose zihiga abantu. Mana tuzengereje imyuka ituzengereza. Turahamya neza ko aya masengesho yakoraga tendu ni kuzimu bakabimenya. Duteye iserera abadayimoni bajya bazamuka gutera, tubateye iserera weguye agatwe agwe yicaye mu izina rya Yesu. Duteje akaga na stress ikuzimu, tuhateje ama stress. Abazimu batera abagore, abatera abagabo, abatera abana, abo bose abaza mu mihanda, abazimu boherezwa kuniga abantu, aboherezwa kurotesha abantu nabi, abo bose mbateye ikizungera begura agatwe bakagusha hasi kwa jina la Bwana. Haleluya. Yesu we, ndatera aho Satani yiyimitse mu ngo z'abantu, akabakoresha ibidakorwa. Bamwe bakimika utumana bagendana mu masakoshi, utwo twose nkubise hasi ndupfobya. Utwo bagendana mu mamodoka, utwo twose nta yindi mana twemera, ni yaremye ijuru n'isi. Izo bashize mu nzu baramenya, zo za Nyabingi n'ibindi bisa nabyo, ibyo byose bagendana mu nzu zabo, byo bubakiye mu ndaro, ibyo byose ndohereza umuriro ubitwika. Nta yindi mana ikwiriye kuvugwa, ni wowe wera waremye ijuru n'isi. Ibi bikwitirirwa, ibi bintu bikora bakaza kubikwitirira, byose ndabimenaguye, ndabimanyaguye. Ibyo babumbye n'ibyondo ndabimanyaguye mu izina rya Yesu. Byo bakoresha
bishingikirijeho byose. Nta yindi mana ikwiye gupfukamirwa, nta yindi mana ikwiye kubahwa, nta yindi mana ikwiye kuvugwa. Ni wowe wera, ni wowe wenyine. Ibikwitirirwa byose mbyambuye amazina, ibikwitirirwa byose mbibujije uburyo, ndabijujubije. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Uracyari ya mana, ni wowe wenyine uvuga bikaba, ni wowe ubyaza ingumba, ni wowe wigisha imfubyi zikiga zikaminuza kandi zigateta zigashinjagira nk'umwana ufite nyina. Ni wowe washyigikiye abapfakazi isi ntiyabota, izindi zose ndamanuye ndakandagiye mu izina rya Yesu. Izo bishingikirijeho zose, izo za Nyamuribimba, izo za Dagoni, ibyo bya Sheri, ibyo byose by'amajyepfo n'amajyaruguru, mu mijyi rwagati, burasirazuba, iburengerazuba, ibyo bimana byose bitigeze bigira icyo bimara, bitagize icyo bimarira abantu, ibyo byose ndabitwitse. Niba bishaka babibure, mbyambuye uburyo mu izina rya Yesu. Ndafata imitego y'abarozi, iyo batega mu mihanda ndayitwitse. Imitego y'abarozi bohereza mu ngo z'abantu ndatwitse, iyo bohereza ku mazina y'abantu ndatwitse, iyo bohereza mu mabizinesi y'abantu ndatwitse. Ndatwitse mu izina rya Yesu. Byo batangiye kohereza mu bigo by'amashuri kuroga imyaku ngo ntihagire abanyeshuri baza kwiyandikisha, aho naho ndabitwitse, ndatwika izina rya Yesu. Byo bohereza mu mihanda ndatwitse. Ndamenagura imikorere yose y'abakonikoni, abihaye amatitire ngo abacwezi, ngo abarangi, ngo abapfumu, ibyo byose ndamanura, ndohereza umuriro, ndamenagura imbaraga zabo zose. Bamaze igihe bashaka kwiha ijambo kubera akantu kamwe bakoze kakemera. Haleluya. Abarwaye imitwe idakira, ndategeka imitwe gukira. Barwaye amaguru abokera, barwaye mu nda, barwaye imigongo, barwaye ibisazi, ibyo byose ndabikura mu mibiri yabo, mbisubije bene bizo bakira ibyabo mu izina rya Yesu. Kandi iyi mibiri ndashinganishije, ndanayitsiritse guhera uyu munsi, ntizongere kuboneka, ntibazagira ikintu bongera kuyikoraho ngo cyemere mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze. Sengera ababyeyi bategereje kubyara, ibyo abaganga babonye, ibyo ngibyo mbiburijemo, izi nda zakira abana. Ntishingiye ku bipima abaganga bapimye, nishingikirije ku mbaraga zirema, nishingikirije ku Mana irema ibitariho bikabaho. Trompe zumve irijwi, eterisi yumve irijwi. Haleluya, haleluya. Impamvu yose yatumaga gutwita bitabaho nyikujeho imbaraga z'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndamanura amahoro muri iki gihugu, ndamanura imvura ifite ifumbire, uburinzi bukomeye budasanzwe ku bana b'u Rwanda aho baherereye hose. Badukurikiye bose ndahamagara uburinzi bukomeye. Haleluya. Abadiaspora bavuye mu bihugu bakajya mu bindi gushakisha icyo bagiye gushaka kiboneke, bagirira umugisha mu bihugu byemere byumvirira ijambo, bitegetswe kurekura umugisha w'abantu b'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mana, urakoze Mana. Sengeye ibiganza by'ababyeyi bibona umugisha, abana bajye kwiga nta ngorane nimwe ibayeho, nta madeni afashwe. Ndafungura ibirere by'ababyeyi. Urakoze Mana, urakoze. Ndagushimiye nyiribihe, ndagushimiye nyiringabo Imana, kuri umwami w'amaboko. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Sinijoro biguhimbariza ibyo. Haleluya. Ndakangura bari muri koma, ndakangura bari muri koma, bacometse kuri bya bimashini, nibitabe bakanguke, mbamage mu mazina yabo, bakanguke basubire, babeho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ababyeyi bagiye kubyara, pozisiyo y'abana benzima, bise bize kuri gahunda, babyara abana bazima n'ababyeyi babe bazima. Umwuka uniga impinja nanjye ndawunize, abari muri kuvezi ibiro byongere babe bazima mu izina rya Yesu. Umwuka urangaza abaganga ndawumenaguye mu izina rya Yesu.
hate kore boshayide ta. Haleluya, urakoze Yesu. Ndagushimiye nsengera abashomeri babona akazi. Mana warambwiye ngo nze nsengera ubwoko bwawe. Ndumva ndi mu mavuta yo gusengera n'abashomeri bamaze igihe batunzwe n'umugisha, ariko hirya y'umugisha nibabone n'umushahara. Mbinjije mu bigo bya leta, bigo by'amaprive by'abikorera ku biti byabo, mbafungurira ama business. Abantu nibagira umugisha, nimba hari nibyo babahuritse ntibatekereze neza kugira ngo bajye gushaka akazi, ndabahurukuye mu izina rya Yesu. Ndabahurukuye sengeye ingo baroze ngo zitane, ndazirogoye mu izina rya Yesu. Nsengeye abana baroze uburara no kutumvira, ndabarogoye muri iki gicaniro mu izina rya Yesu. Ku kwezi kw'imbaraga z'umwami aba bana basubire mu ngo z'ababyeyi babo. Sengeye abagabo bataye ingo bakajya gushaka izindi, nzibasohoyemo basubire mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Sengeye abagore bahukanye bitewe n'izi mbaraga nibasubire mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Bubake ingo zireme. Haleluya, urakoze cyane Mana, urakoze. Urakoze cyane. Abantu babura amaraso ndabasengeye, umwuka ubanywa amaraso tutaza aho uturuka ndawumenagura, ndawutwika. Abantu nibagira amaraso babyibuhe neza, ku biro byiza, amaraso atembere neza. Za diabete ndakamura mu mibiri y'abantu, kanseri ndamenagura, bibyimba byihisha mu mibiri y'abantu ndabimenagura mu izina rya Yesu. Asima sohoka, rekura imyanya y'uruhumekero, bituza bibe bizima. Haya ndatura ubuzima. Haleluya, haleluya. Sida zive mu maraso, ndategeka ama hepatite kurekura, ndategeka ama infection kurekura, rekura mu izina rya Yesu. Indwara zose zirekuriye imibiri kuva ku birenge. Urakoze Yesu. Nsengeye abantu bikorera, abafite ibigo by'amashuri, abafite amavuriro, abafite amasoko, abafite ama business. Kintu cyose umuntu akora yikorera, ndatura umugisha, ndatura umugisha, ndatura umugisha. Umugisha nuze mu izina rya Yesu. Nsengeye abahinzi, Uwiteka we, dore imvura igiye kugwa. Iyi mvura izagwe kuri ritime nziza, iyi mvura izagushamo n'ifumbire, bazeze. Aborozi ndabasengeye, Mana yanjye we, nibatunge batunganirwe, nyuka yica amatungo nanjye ndayishe mu izina rya Yesu. Sengeye imibiri y'abantu, zindwara zirimo ziza z'ibyorezo zataka imibiri, ndazitwikije imbaraga z'amaraso ya Yesu. Haleluya, urakoze Mana, ndagushimiye. Barota nabi ntibakongere kurota nabi, ababuri bitotsi ntibikongere, basinzire banakanguke mu izina rya Yesu. Shimwa Nyagasane, yego shimwa Rugira. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Urakoze, ndagushimiye nyiribihe kuri Imana ikora. Ndamanura ubwenge mu mitwe y'abirimo biga. Muntu wese ufite ikizamini kuva kuri provisoire, permis n'ibindi byose, ikintu cyose cyitwa ikizamini gihawe itegeko ko cyumva iri jambo, mutsinde mu izina rya Yesu. Ndatura intsinzi. Urakoze nyakubahwa. Sengeye ingendo zabo z'abayobozi bo hejuru kugeza kuba civile hasi, ngendo zose ziba amahoro, ziba amahoro, bagende bagaruka amahoro. Ndagushimiye nyiribihe kuri Imana ikoze. Haleluya, uri Imana ikoze. Sengeye abana bato, sengeye abana bato kuva ku mezi, kuva kwa vutse uyu munsi kugeza ku myaka 7, ndabashinganishije. Mwuka w'indwara ndamenagura, mwuka wo kuzubara, mwuka wo kubura ndamenagura. Ya myuka ibibagize inzira batashye bavuye ku mashuri ndamenagura mu izina rya Yesu. Dore iri gutegurwa mu isi y'imyuka abazimu, ngo abana bageze muri iyo myaka bajye bibagirwa inzira ibacyura mu rugo bavuye ku mashuri. Y'imyuka ndayimenagura mu izina rya Yesu. Mareka ushinzwe aba bana atangire yataka akazi, bagira uburinzi bukomeye. N'imvura nigwa ntizabanyagire, n'imivu ntizabatembane, n'ibiganza by'abagome ntibizabakoreho. Kandi Uwiteka uyu mwaka amashuri ugiye gutangira, ndasabye ngo abana bazaba ibimene, bazaba abanyabwenge, bazige babyumva, ntihazagira umwana utsindwa. Ndatura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Urakoze, haleluya, urakoze, urakoze. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, zina ryawe ndihaye icyubahiro none n'iteka ryose. Urakoze Yesu. Amina, haleluya. Yesu abaho umugisha. Turabakira abantu mwese mugeze kuri iki gicaniro, mugubwe neza. Abari kwandika hano mugubwe neza. Hano uhageze wandika ibyifuzo, kandi Imana yaba yaragushubije hano ukandika ushima Imana kubw'icyo yagushubije. Kwakira abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo zose.
hano hari umuyobozi ntavuze titire ye kubera impamvu z'umutekano ye uri kunkurikirana. Imana irambwiye ngo urwo rugendo ugiyemo iraruhiriye, no rugendo rw'indege. Imana iraruhiriye cyane, iruhaye umugisha, kandi no rugendo ruzahita rukomezanya n'izindi ngendo. Kandi Uwiteka agukijije ubwo burwayi ufite mu myanya y'uruhumekero, niko Uwiteka avuganye nawe. Ndabakiriye rero kandi nawe nkwakira, mugubwe neza cyane. Imbaraga z'Imana zibe kuri mwebwe abadukurikirana bari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe abadukurikirana bari muri Afrika yose, mugubwe neza. Imbaraga z'Imana zibe kuri mwebwe n'abanyu. Hanyuma abadukurikirana bari Burayi, ibihugu byose duteranye, mugubwe neza. Imbaraga z'Imana ndi kuzumva, kandi ubwiza bw'Imana bumanukire muri mwebwe. Ikitagenda kigende, cyanze cyemere, ibintu byose bibumvire, mbatiyeho kumvirwa. Haleluya. Ndabakire kuri iki gicaniro cy'ukwezi kwa 8. Tumaze amezi 8 aha kuva mu kwa mbere turi ku gicaniro. Haleluya, haleluya. Mane habwe icyubahiro ko yabanye natwe kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 8. Imbaraga z'Imana turimo turagenda tuzumva. Haleluya. Buri kwezi nugenda ukabikurikirana uko byagiye biba, ubwo ndi kubwira umushyitsi uzasanga buri kwezi gufite teme yako, kandi Imana yagiye ikoreramo ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ku kwezi kwa 8 kwitwa ukwezi kw'imbaraga z'Umwami, aho imbaraga z'Imana ziri gukora ibintu bidasanzwe, ziri gukorera mu bantu. Aha turahateranira twamara isaha, twarangiza tugakomeza tujya kuri Zoom, aho dusenga twumva buri muntu yumva undi areba undi, aho tuba dufite ibihe byiza cyane, aho imbaraga z'Imana ziri gukora ibintu bikomeye cyane. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi, Imana itugirire neza kandi dushyigikire. Hanyuma twavuganye ko ku kwezi nzafata umwanya wo kujya mbigisha ijambo ry'Imana, kandi Imana irimo iragenda inshyigikira abantu benshi mukafashwa, kandi n'uyu mwanya ndumva shaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Hanyuma ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 5 umurongo wa 24, turaza kugeza kwa 31. Ari amagambo aryoshye cyane tugiye kwizereramo, tugiye guhanuriramo, tugiye gusengeramo. Igitabo cy'Abacamanza igice cya 5 duhere ku murongo wa 24 turaza kugeza kwa 31. Umurongo wa 24 uravuga ngo Yayeli ahabwa umugisha kurusha abandi bagore. Yayeli uwo ni we Mukaheberi umukene. Mana ishimwe cyane, kuruta abandi bagore baba mu mahema. Uyu ni Yayeli ufite amateka akomeye cyane. Iyo tuvuze Yayeli duhita twumva Debora. Hari igihe umuntu akora ikintu gikomeye kikitirirwa undi. Yayeli niwe wamaze mu mwuka Sisera, ariko iyo tuvuze Sisera abantu bavuga Debora, ngo Debora yishe Sisera. Nibyo, Debora arahagurutse arivuga arivovota, aravuga ati jewe ndi umugore uhagurutse ndi intwari, ndi umugore w'umunyembaraga. Turi mu kwezi kw'imbaraga z'Umwami, ndagira ngo n'abadamu bateraniye hano mugira imbaraga zikomeye cyane, dore ko n'impamvu yo kugira imbaraga mwibuke ko ari mwebwe mwageze kumva bwa mbere muhageze. Yesu arababwira ngo mwitinya. Hanyuma arivuga yivuze abanafutari n'abazebrone bati guma 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 guma. Uru rugamba rwagaragayemo abagore barangiza ikibazo cy'umugabo witwa Sisera, nkuko uyu mwanya hagiye kurangira intambara imeze nk'iya Sisera ku buzima bwawe. Umurongo wa 25, yamusabye amazi amuha amata, amuzanira ikivuguto mu njome ya gipfura. Uyu ni Sisera wari umaze kubona bamuvudukanya abanefutari n'abazebroni na Baraki. Debora nawe umugore ari inyuma amaze gukwemera guhaguruka munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora. Yari umucamanza, abantu bamusangaga akabacira imanza. Nawe ava mu birindiro mu rwego rwo kwataka uwo bita Sisera. Nawe ava mu birindiro nkuko twavuye mu birindiro aya masaha tuba twicaye imbere y'Imana twiteguye kugira ibintu twangiza mu isi umwuka n'ibintu turema. Aremera arahaguruka aravuga ati jewe mu bintu bituma Sisera apfa nibyo ndi umugore, nubwo twemerwa gake ariko dukora ibintu biremereye binyeganyeza isi. Debora arangije aravuga ati kuba narabanye
n'abanafutari nkabana n'abazebroni. Hari amateka bafite turi buze kuvuga abazebroni n'abanafutari, kuba nabanye na Baraki, kuba ntuye hagati y'imisozi miremire, kuba ndi munsi y'igiti cy'umukindo. Ibi birantera kwica Sisera nkarangiza ikibazo cye. Abagabo bakoze kuri Sisera barananirwa, intambara ya Sisera yazengereje abantu. Ariko uyu munsi ndi kumva amavuta y'uko intambara ya Sisera iri burangire, kandi ibi bintu byizereremo wowe uri kuri iki gicaniro ufite intambara imaze igihe kinini cyane, mu kanya igiye kurangira. Ngo yarirukanse igare ribura imbaraga, ahaguruka mu igare. Igare kubura imbaraga kwaryo ryari rifite umuvuduko, ariko imbaraga z'Imana ziribuza umuvuduko, ziricomoramo imbaraga. Ayaya, iri gare rya Sisera ngo ryaravudukaga mu rwego rwo hejuru. Ndafashijwe, Mana ihabwe icyubahiro, ndafashijwe. Iri gare rya Sisera ngo ryaravudukaga mu rwego rwo hejuru, ariko imbaraga z'Imana ryarivudutse inyuma, ryacitse intege, kugenda biranga, kugenda byanza rihaguruka amahungira kwa Yayeri. Yayeri arangije amusaba amazi. Yayeri ati se baragushutse, twe ntabwo tuyoborwa n'abazimu, ntabwo ansaba amazi ngo ngwa amazi ndaguha ikivuguto, nikirangiza ndakizima. Imbaraga z'ikivuguto zirahita zigusinziriza n'ifenerega mba nguteye uze gupfutumva. Arambura ukuboko, umva 26, umva umugore arambura ukuboko asingira urubambo. Mana Nyagasani ngurunda rufite mu kwizera, nawe ugira ikintu ufata. Hano nterana n'abagore b'inkwakuzi, mfite uvuga ati giye iruhande rwa Bibira nashyize inyundo, nsigaye nsenga nkubita abadayimoni, mutwe narahumenaguye. Aka kanya natwe mu kwizera hari impambo tugiye gufata mu isi y'umwuka, kandi tukagira ibintu turangiza ku buzima bwawe muri uku kwezi kw'imbaraga z'Umwami. Hari ibintu bigire birangire ku buzima bwawe. Arambura ukuboko asingira urubambo, setokerebo. Arambura n'ukw'iburyo asingira inyundo y'abakozi, trebye. Arukubita Sisera arushimangira mu mutwe, umva pozisiyo. Rutabara muri Nyiramivumbi, kurikira pozisiyo ariko ntugapfe gutikura. Hari pozisiyo y'abanyamwuka, abanyamwuka ntibahusha, abanyamwuka batera n'amabuye muri Goliyati akarigitamo, ngo arushimangira. Mbega akora system yo kurushimangira. 27 aripfunya yikubita hasi agaramye, trebye. Nuko amugwa ku birenge, yaguye niwe yapfiriye. Sise wapfuye nabura akatsindwa. Ndategeka imbaraga z'abanzi bawe zikugwa ku birenge aka kanya. Imbaraga z'ukurwanya zigwa imbere yawe, tekorebo. Imbaraga z'amadeni zigwa ku birenge, imbaraga z'uguhagurukiye zigwa ku birenge, imbaraga z'ukurwanya zigwa ku birenge byawe. Nibigwa ku birenge byawe, byakira uvuga cyane ngo amina. Haleluya, haleluya. Hano ndababona bamutesi bafashe inyundo n'imambo, batangiye muzi ubwenge. Abandi ngizi inyundo baziteruye, muterure kabisa. Hano inyundo ndabona zabaye inyundo n'imambo zabaye inyundo. Mube tayari, tugiye kurangiza ibintu muri uku kwezi kwa 8. Hari ibintu tugiye kurangiza, zimbaraga za Sisera tugiye kuzirangiza. Ni urumambo, sitire ni urumambo n'inyundo y'abakozi, n'inyundo y'abakozi. Ubundi ukubika hasi, ubundi akagwa ku birenge byawe. 28. Aha, burya Sisera agiraga nyina. Buretse wumvaga filime ka nyina rero wa Sisera sasa. Haleluya. Nibikurwanya bigira bya nyina, bigira aho bivuka, bigira inkomoko. Buretse uraje wumvaga filime. Ariko Mana yanjye, hano mwafashijwe ndukubibona, kandi nufashwa jye bigaragaza, ntugafashwe muri siransi, yufashwa werure. Nyina wa Sisera ahanga amaso mu idirishya. Aha, ahanga amaso mu idirishya rira. Suku yahanga amareba gusa, harimo no kurira. Imbaraga zose aho zituruka tuhateye amarira. Ndazi neza ko umuntu ukurwanya atari umwe ni igishene, nta muntu ukurwanya ari umwe. Badiyani bo bafashe n'imiheto, ndi kubibona bafashe n'imiheto bari kurasa. Buri muntu yegurira intwaro, tugiye kurwana, tugiye kunesha, tugiye gukubita abasisera batwigaraguye imbere igihe kinini. Ariko uku kwezi kwa 8 n'ukwezi kw'intsinzi, kandi mu mwuka ndi kubyumva, gemba mbyumva mu mwuka, ntabwo njya mpapira. Haleluya. Umuntu ukurwanya afite itimu, nta muntu ukurwanya wenyine. Nimba afatanije na nyina cyangwa n'undi muntu, agiye guhanga amaso, agiye kureba uwabaye kabitera buryo agiye kugwa imbere yawe. Muvuga cyane ngo amina. Ngo ahanga amaso mu idirishya rira. Wo ni nyina wa Sisera. Ati niki cyatumye igare rye ritinda kuza. Aha,
urabona yarifashe gutya bakuwe yafashe icyo yitwa inyundo zisobekeranya yarebye ati ndagukubita impanga y'inyundo bakuwe yafashe impanga z'inyundo yakoresheje impanga z'inyundo murabona ukuntu nyina wa Sisera yari ameze atya ni iki cyatumye igare rye ritinda kuza ridatinda byamungu inyundo yafashe zo ntabwo nta muntu uri buzirokoke inziga z'amagare ye zitindishijwe n'iki umva ukuntu bagiye kurira nk'uduhinja umva ukuntu bagiye kurira badafite ubahoza umva ukuntu abakurwanya umva bakwica ukuntu bagiye kurira bakubonanya agatimba mu maso n'ururabyo mu ntoki n'agakweto karekare umva bakurwanije uburyo bagiye kuririra mu myotsi ubanyuzeho kuri vora wafunze isambusa n'ukuboko utwaje ukuboko kumwe uvuze ihoni mwana umva ukuntu bagiye kwifata amafubyi dore umugore ngo arifata amafubyi ati niki cyatumye igare ritinda kuza tucamaye imbaraga zitwirukanka mu izina rya Yesu imbaraga zose zifite umuvuduko zikwirukankana ndazicomoye aya masaha aha nicaye mu butware mpabwa na Yesu inziga z'amagare ye zitindishijwe n'iki kenyera nibakenyere twaje nanjye ndumva ntoroshye mu mwuka ndumva ntoroshye ndegura intwaro nini intsinzi iraboneka ubete hari intsinzi igiye kuboneka ntabara cyane uvuga ngo amina haleluya mana yanjye we ndumva mfite ibihe mu izina rya Yesu umva umurongo ukurikiyeho turashize haleluya sise urapfa umaze igihe wigaragura imbere y'aba bantu murongo wa 29 abanyabwenge bo mu bajabe b'icyubahiro baramusubiza nk'uko nawe yibwiraga umva abaramusubiza nk'uko nawe yibwiraga ibisubizo baraje babone ibisubizo twagiye ku murongo wa 30 muze murebe Imana ishobora byose ivuga bikaba yategeka bigakomera ibintu igiye gukora ku buzima bwawe wowe wagize amahirwe ukaza kuri iki gicaniro murongo wa 30 bati ahari babonye iminyago niyo bakigabana umva nawe ntibazi ko intumbi ya Sisera yagaramye umugabo wese aragabana umukobwa cyangwa abakobwa babiri Sisera aragabana umunyago w'imyenda y'amabara idarajwe amabara impande zombi yo kwambika mu ijosi unyumvire ntibazi ko umugore yarangije ikibazo ntibazi ko ku kwezi kwa 8 turangije ibibazo baduteje ntibazi ko imbaraga ziturwanya twazirangije baracyapanga izindi gahunda baracyapanga uko bazakora baracyapanga uko bazagabana ibizawe bamaze kukwica kubera amatongo uri mu burana ntari umuntu uri kuburana amatongo mu mwuka ndi kumwumva ari mu gihugu cy'i Burundi bari gupanga uburyo bakurangije bagiye gupfa bakabisigaramo baracyapanga imyenda idaraje baracyapanga ibyo bazambara mu ijosi baracyapanga ibyo bazakora ntabwo bazi ko Sisera twarangije kumwicira kuri iki gicaniro iyo twicaye hano turangiza ibyo mu ntara iyo twicaye hano turabihuhura iyo twicaye hano mana nyagasani we iyo twicaye hano turangiza byose mutasi we yeguye n'inkota nta ntwaro n'imwe yasize duhagurutse tutoroshye duhagurutse tudatinya duhagurutse duri inzira bwoba haleluya ku kwezi kw'imbaraga z'umwami nimuhaguruke tugende twambara imbaraga z'umwuka abasirikare ku rugamba ntimukarutinye Yesu abari imbere haleluya nimuhaguruke tugende twambara imbaraga z'umwuka abasirikare ku rugamba ntimukarutinye we Yesu abari imbere bwoko bw'Imana we mwese mukwesa inkweto haleluya murongo wa 31 sasa twumva iyi myiyongozo nyuma yo kwiyongoza ngo baracyagabana niyo mpamvu batinze ngo baracyagabana ngo niyo mpamvu wumva umurongo wa 31 agashya gahari Mana ishimwe cyane Mana ihabwa icyubahiro umurongo wa 31 wumva uburyo Imana igiye kubakanira urubakwiriye wumva uburyo Uwiteka agiye kubakoma musosi agiye kubakanira urubakwiriye Uwiteka ababisha bawe barakarimbuka batyo mwarangiza ngo ndatukana ni Bibiliya ndi gusoma ababisha bawe barakarimbuka batyo ariko abagukunda bawe nk'izuba rirashe ritangaje nuko igihugu gihabwa ihumura imyaka 40 mumvugire ngo amen mumvugire ngo Imana haleluya
Mana nyagasani kurikira wumve uyu murongo ngiye kutindaho niho ruzingiye. Uyu murongo urimo vitamine zose, uyu murongo urimo intwaro zose. Uwiteka ubundi ahantu hose hazatangira havuga Uwiteka. Nushaka kujya uhasoma uhagaze, nushaka kujya utanga ituro kubwira ijambo, nushaka kujya ugenda cy'umugara, nushaka kujya utera haleluya, nushaka kujya ushyiraho comment, ahantu hose hatangira havuga ngo Uwiteka. Ababisha bawe barakarimbuka batyo. Aba babisha rero, aba babisha baguhagurukiye, abahuvuka, ababisha baguhagurukiye mwiganye, aba babisha baguhagurukiye bahutuye, aba babisha baguhagurukiye baho washatse, aba babisha turahamya neza ko umuntu kurwanya abarwanya Imana niko yavuze ngo uzaguhagurukira azapfa kuzize, uzakurwanya n'ijya azabarwanya, uzakubabaza n'ijya uzababara. Niko Uwiteka avuze ngo uzaguhagurukira azapfa kuzize. Uwiteka we ababisha bawe barakarimbuka batyo, barakarimbuka nka Sisera. Ukurwanya arakarimbuka, ukuroga arakarimbuka, ukwicira ubukwe arakarimbuka, ukugenda aho arakarimbuka, ukuroga ububwa arakarimbuka, ukuroga inyatsi arakarimbuka, ngo barakarimbuka batyo. Kibazo cyabo kikarangira badasambye ngo ariko abagukunda babe nk'izuba rirashe ritangaje. Abakunda Uwiteka, abagukunda baba bakunze Uwiteka, abagukunda baba bakunze Nyiringabo, baba bakunze Nyiribihe, ngo ariko abagukunda babe nk'izuba rirashe ritangaje. Bibiri kavuga ngo ariko mwebwe abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rizaza rifite gukiza mu mababa. Mwebwe abubaha Uwiteka, mwebwe abemeye gukiranuka, mwebwe abemeye kubana n'Imana, mwebwe abemeye kugendana nayo, mwebwe abemeye gusiga, mwebwe abemeye kureka ibyaha, mwebwe abemeye kureka inyungu zo mu byaha, mwebwe mwese ababyemeye. Haleluya, haleluya. Ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasire, rikurasire. Ndaryohereza iri zuba rirase mu kazi kawe, ndaryohereza iri zuba rirase mu mirima yawe, ndaryohereza iri zuba rirase mu bana bawe, ndaryohereza iri zuba rirase aho ukorera, ndaryohereza iri zuba rirase aho uvuka, iri zuba ryo gukiranuka. Haleluya. Ngo rirase ariko abagukunda babe nk'izuba rirashe ritangaje, ritangaje, babe nk'izuba rirashe ritangaje. Herega hari abantu bagiye kukubona bakabona uratangaje, bakabona si wowe. Herega hari ibintu ugiye gutunga bakabyitirira abandi kandi ari ibyawe. Herega Imana yaje kugutabara no kukugirira neza. Herega hari ibintu Imana igiye kuguhereza bitangaje. Herega Imana igiye kuguha umwana utangaje, mwakire muri yo nda yawe. Herega Imana igiye kuguha akazi gatangaje. Herega Imana igiye kuguha ingendo zitangaje. Herega Imana igiye kuguha abaterankunga batangaje. Herega Imana igiye kuguha abantu bo mu maro batangaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nuko igihugu gihabwa ihumura imyaka 40. Imana ishimwe cyane. Igihugu Mana yanjye we habwa ihumure. Muntu wateraniye ahangaha habwa ihumure ry'imyaka 40. Ndashaka kwatura umugisha ku mazina yanyu w'imyaka 40. Mugwaneza habwa ihumure ry'imyaka 40. Kari ku mutima uhabwa ihumure ry'imyaka 40. Umwari wase habwa ihumure ry'imyaka 40. Kandi ibi bintu ntimukabikinishe. Akanwa k'umukozi w'Imana iyo kakwatuyeho ikintu kibaho. Kandi ndabizi neza ko ndi umukozi w'Imana, ibyo genda bizi kubarusha. Nkorana nayo, dukorana n'Imana. Aka kanwa iyo katuye ibintu biraba. Ndabizi neza amakuru ndayafite. Haleluya. Kari ku mutima ndaturi ihumure ry'imyaka 40. Bibi ndaturi kukurama n'ihumure ry'imyaka 40. Anora nkwatuye ihumure ry'imyaka 40. Uw'amahoro nkwatuye ihumure ry'imyaka 40. Mukesha Imana nkwatuye ihumure ry'imyaka 40. Haleluya. Imana ishimwe. Nkwatuye ihumure ry'imyaka 40.
Gikundiro nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mugwaneza nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, haleluya. Nyandwi nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Hope nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Gisubizo nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, haleluya. Wamahoro nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Rosette nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Baku nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Ingabire nawe nuko nkwatuye ihumure ry'imyaka 40. Uwimana we nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Byamungu nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Uwimpuhwe nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Uwera nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Inamahoro nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mukanoheri nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, haleluya haleluya. Umwari wase nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Hakizimana nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Christophe nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Uwambaje nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mana Nyagasani we. Uwikunda nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Simba ndushe nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mwari wase nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, yo Mutesi nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mana yanjye we. Nyirahabiyaremye nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Hakizimana we akiri ihumure ry'imyaka 40, ryakire mu izina rya Yesu. Jose nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, ryakire mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Haleluya haleluya. Imana ibaho umugisha kandi bakigikire. Kawera nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Wikunda nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Ndibatiho mu izina rya Yesu kari ku mutima nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Irankunda nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, uryakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Bumwe bw'abera nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mumporeze nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, Mayara nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, ryakire mu izina rya Yesu wanesheje. Haleluya. Ibi bintu biri gukoreka mu mwuka, ndi kubyumva mu izina rya Yesu. Mutuye Imana nkwatuye ihumure ry'imyaka 40, ryakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Nyirabasa bose akiri ihumure ry'imyaka 40, ryakire mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Mutuye Imana akiri ihumure ry'imyaka 40, akari ku mutima ryakire ihumure ry'imyaka 40. Mbega ibintu Imana iri gukora, mwakire mu izina rya Yesu. Turwanya abarwanya Imana, abantu batugendaho, abantu bafite imbaraga ziduhagamye, barakarimbuka. Niwo mwanzuro bafatiye. Turimbuye ibyo bakoresha, imbaraga bishingikirije turazirimbuye, zirakarimbuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana nyiribihe nyir'ingoma, niwe mwami wenyine, niwe ushoboye ibintu byose biri aha hantu. Ibi byifuzo bakwandikiye, uri igisubizo cya byose. Uri Imana isubiza idatiye, uri Imana isubiza idakoresheje inama, uri Imana irema n'ibitariho bikabaho, uri Imana itabara ntihagire ukuvuguruza, ukora uko ushaka mu ngabo zose zo mwisi. Ibi byifuzo abagore n'abagabo n'abasore n'inkumi banditse byose ndabisengeye mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Uri igisubizo cyabyo, ndimbizanye imbere yawe mu izina rya Yesu. Sengeye ibyifuzo by'abakomeye n'aboroheje, sengeye ibyifuzo byose by'umuntu wese waje imbere yawe agakoresha uyu mwanya wo gupfukama imbere yawe, agakoresha megabyte, akigoma uyu mwanya ibyo yanditse n'ibyo atanditse, ndetse n'abazateranira hano nyuma twasoje. Aba nabo ndabasengeye ibyifuzo bazazana, bazizerera muri iri jambo. Wavuze ngo ugiye kudukubitira umwuka wa Sisera ku buzima bwacu. Sisera akoresha imbaraga ziterabwoba, yabitsemo abantu iterabwoba. Bamwe bumva ntibazakira, abandi bumva ntibazashaka, abandi bumva ntibazabyara. Wo niwo mwuka waranze Sisera. Mwuka waranze Sisera wari ukuzimya ubwoko bw'Imana n'abanyembaraga, bagakwirwa imishwaro bakabura ijambo. Abantu bose babuze ijambo bagiye kurisubirana, kuko habonetse umwanzuro uvuye mu ijuru ko Sisera agomba gupfa. Natwe ntitworoshye mu mwuka, twabimenye ko Sisera yatewe n'abagore
bakamwica. Abanafutari, abazeburoni bagahagurukira icyarimwe, ntibatinyaga, bari abanyembaraga. Natwe duhagurutse tutoroshye, turi abanyembaraga, ntidutinya. Tugabye igitero ku mwuka wose uduhagurukiye udutera ubwoba. Tugabye igitero ku mwuka utera inyatsi. Tugabye igitero ku mwuka utera umwaku. Tugabye igitero ku mwuka utera indwara. Tugabye igitero ku mwuka abujije abantu kubyara. Tugabye igitero ku mwuka abujije abantu gushaka. Twereje igitero simusiga. Ibyo bishingikirijeho, ayo magara afite imivuduko, ibintu byose bishingikirijeho tubyambuye imbaraga, kuko igare rya Sisera ryabuze imbaraga akagenda n'amaguru kugeza ubwo ananirwa ageze kwa Yayeli, agasaba amazi yo kunywa, bakamuha amata, bakamwica bakoresheje urumambo. Natwe mu buryo bw'umwuka tweguye imambo. Hari ibyo dutikuye aya masaha, tweguye imambo. Dukubise umwuka wa Sisera, tweguye imambo. Dukubise umwuka w'abarozi, tweguye imambo. Dukubise umwuka w'abakonikoni, tweguye imambo. Dukubise umwuka uturwanya, tweguye imambo. Aya masaha umuto n'umukuru hano tweguye imambo. Tweguye imambo. Dukubise imbaraga zo mu marembo bashyizemo, tweguye imambo. Abagore n'abagabo tweguye imambo, turegura imambo. Dukubise umwuka w'abakonikoni, dukubise umwuka w'abacwezi, tweguye imambo. Turangije umwuka w'abarangi muri iki gihugu, tweguye imambo. Turangije umwuka w'abantu bahora batuzunguruka, iyo kimwe cyanze bakoresha ikindi, bahora bategura. Iyo bakoresheje uburozi bwa mbere bukanga, bashaka ubwo mu Gisaka, bwakwanga bakashaka ubwo ku mipaka, bwakwanga bagashaka ubwo hakurya, bwakwanga bakajya mu nyanja. Tweguye imambo, turabakobetse, tubacucumye, tubazingazingiye mu muringiti. Aya masaha ndabazingazinze uko Yayeli yazingazinze Sisera mu buringiti, akamuzingazinga amaze kumugotomesha amata. Natwe niko tubikoze. Tweguye imambo zo kurangiza umwuka wa Sisera ku buzima bw'uyu muntu bazinze ngo ntagashake. Umwuka wa Sisera ndawuzingazinze, ndamenagura mu butware mpabwa n'imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Ndakubita abarozi imbaraga z'umusaraba wa Kristo, mbakubise umusaraba mu gahanga. Abakonikoni mbakubise umusaraba mu gahanga. Abadayimoni mbakubise umusaraba mu gahanga. Ndamenagura mu izina rya Yesu. Simbasiga aba mu birere, abagenda ku mugaragaro, abatagaragara, abaca mu njangwe, abagenda mu ntaro, habeze umusaraba mu gahanga. Ibintu byose biguhaguruke ndabihuhuye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu wanesheje. Ababatumye bibatere kwibaza, ababatumye bakora ikiriyo, duteguye ikiriyo. Ababatumye nibakora ikiriyo, abarera mu madirisha bakora ikiriyo, ba nyina baba bakora ikiriyo, abo bakorana bakora ikiriyo cyabo. Mu izina rya Yesu abanzi bacu barakarimbuka. Nikuvuze barakarimbuka. Badusanze mu nsengero kutuzengereza, badusanze aho dukorera kutuzengereza. Zisa turarwana n'umwuka wabo udukerereza, ariko barakarimbuka. Ni ku ijambo rivuze. Twiyatuyeho kurasirwaho n'izuba. Ubu bwoko bwateraniye ahangaha mbwatiyeho kurasirwaho n'izuba. Zuba ryo gukiranuka ribarasire, rirase mu kazi kabo, rirase mu bana babo, rirase mu ngo zabo, rirase mu zabo. Zuba ryo gukiranuka ribarasire mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina, haleluya. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane abantu twateranye. Imana ibahereza umugisha, nguwe neza ku bwanyu, kubw'iki gitaramo. Imana ibashyigikire cyane, bambeka imbaraga. Turagira ngo umuntu wese wateranye hano akomera Imana amashyi, akurire Imana ubwatsi ku bwa Sisera urangiriye kuri iki gicaniro. Kandi tuvuga ngo itangazo rya mbere, Yesu ni umwami. Itangazo rya kabiri, tugiye gukomereza kuri Zoom, aho tugiye gusenga tuganira, aho tugiye noneho kurasa mu cyico sawa sawa, aho tugiye kugira ibihe byiza. Ku itangazo rirebana n'abasengera kuri Zoom, nukuza uri tayari ufite umwanya. Hasengera umuntu ufite umwanya, udafite umwanya wigumira hano ubasha guterana uri mu kazi, ubasha guterana wambaye kuteri. Ariko kuri Zoom bigusaba kubugaragara video yawe kandi wambaye nk'umuntu uje gusenga,
rwose. Kandi ikindi uzana icyifuzo cyawe cyose uko kingana tugafatanya kugisengera. Hanyuma ikindi ukeneye kujya muri groupe kugira ngo ujye ubona amatangazo bitakugoye n'andi magambo aturuka ku mwami, uranyandikira nkaguha link ukinjira muri groupe. Ejo ku itariki 29 turatangira amasengesho yo kwiriza ubusa. Bamwe bagira impamvu zituma batiriza ubusa no gufata akantu ku mugoroba dusoza uku kwezi dukorotira iyi minsi 31, kandi tuzasoza mu buryo butangaje cyane, mu buryo bushimishije. Imana izakorana natwe, umwuka yarazagumya kutwongorera uburyo bwo gusoza, kandi tuzatanga umwanya cyane cyane ku bantu bo kuri Zoom bazagira ikintu bavuga, imbamutima zabo bakazigaragaza n'iki babonye kuri iki gicaniro kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 8. Hari abantu twateguye bazatambutsa amashimwe, kandi nawe nimba wumva hari icyo uzavuga ijwi ryawe rikumvikanira hano ko hari ikimana yakoze ku buzima bwawe, tuzaguha umwanya, tuzatanga umwanya uhagije cyane. Yesu abafashe rero, abagirire neza. Hari uvuga ati giye yongeye kuri Zoom biranga. Mbere yo kujya kuri Zoom ubundi ugira application ya Zoom muri telefone yawe, yubanza unamenye icyo. Nimba utagira application ya Zoom muri telefone yawe ntabwo wajya kuri Zoom ngo winjire bikunde. Hanyuma link ya Zoom turayitanga nkuko bisanzwe muri groupe. Yesu abaho umugisha, tubabwira ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amena, amena. Yesu abagirire neza. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi zezaneye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Aleluya. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarapfiriye, yaranguza nk'ubugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru, kumuhanga amaso iteka bizanye izintege nke. Shira ubwoba, shira ubute, nyuma nzatabaruka.